Yes Pepe, yes Pepe TV show niko irango ndi imbere ya kamera bari kureba ino nkoni amarinete rero ntabwo ari ay'amaso se n'umurimbo gifite ubumuga bwo kutabona nayo gukinga mu maso gusa ngira amaso yanjye dere ni inkoni ni amaso yanjye ariko ni uburwayi ntavukanye wenda bisobanure ni uburwayi ntavukanye mu buhinja bwanjye ntabwo hagaragaraga ahubwo ngeze mu myaka 6 no ikibazo cyatangiye kuza. Mwirinde guheranwa n'agahinda bafite ibibazo n'ukuri bizashira. Mwirinde guheranwa n'agahinda bafite ibibazo n'ukuri bizashira. Mwirinde guheranwa n'agahinda bafite ibibazo n'ukuri bizashira. Nasanze ubuzima bw'umuntu bumeze nk'icumbi ni nk'icumbi ucumbika ejo ugataha ni nk'uburabyo izuba riva bukuma ni nk'urwego wurira ejo ukamanuka uyu munsi uba uri mu kimoteri ejo ugasanga wicaye muri hoteli uyu munsi uba urimo kurira ejo ugasanga urimo guseka. If you don't know to write and to read, my friend, you must go to school. How do you think about your life? How will it be your life? I think that my life will be good. My life, your life will be good. Ubuzima. Yes. Ni wa muco wacu rero njya ninjirizamwe abashyitsi. Ari naho karirimbo abantu bakunze naririmbyemo na rock ikimomo. Tugaye ikaze wowe udukunda ukunda ibiganiro bya Yes Pepe TV. Nitwa Sebo Rexan. Uyu munsi ndi kumwe n'umugabo mw'ikote ryiza cyane rirerire y'amakoti akunda kwambarwa n'aba cowboys. Yambaye rinete z'umukara, afite gitari muri kumubona, yambaye neza cyane hasa gakweto kagacongo k'umukara. Numugabo wamenyekanye cyane mu buhanga bw'ijwi rihanitse, navuga ngo ijwi rye ri muri amajwi ahanitse. Tujya kuganira nawe uyu munsi uraza kumenya byinshi kuri Nzinzi wanzigiye, dore yuko ibikorwa bye birivugira amagambo ari buze kuvugirwa hano nayo gusobanura ibyo wenda mutamenye, naho ubundi bikorwa byo biraza kwivugira. Nzinzi wanzigiye, reka mwakire nawe yivuge nk'umuhanzi. Rukomera impamagazi yari inyamazi yarwanga guhunga yigabije abaragiye impeta nkuru zivugiye mu bugero. Yemwe we abagina Imana basa dubita umugisha tubojya bataramye be Jende pfizi bitandira gukomeza kwinda umugabo namusanze mu ndakengerwa intore zibashone ndwangerokeza ngabo ndo muhanzi udahandane twa Nzinzi wanzigiye ndi nkumburwa y'ikirenga. Nzinzi wanzigiye inkumburwa y'ikirenga. Ako kantu kaka melody abantu barakazi cyane, angira ngo wanagiye wamamariramo. Hari umuhanzi umusobanuzi witwa Rock Kimomo warakamukoreye. Kimomo umusaza nemera cyane warakamukoreye, ariko natwe turagira ngo uyu munsi kuri Yes Pepe banzo duha kantu nzi duha kantu kabisa. Waguhaye araguhata. Tugiye gutaramana rero agati gaturike akandi gashibuke. Jewe mbanza gushima Imana mu byo nkora byose kuko yes
nzahora nshimira Imana igihe cyose nimumfashe tuyihimba zimana nishimirwe nzahora nshimira Imana abemera gato bose bamenye kwiri kumwe nanjye werega ntiri kure y'uwariwe wese ariko abatemera baheze mu gihirahiro ntibareba umusaraba ngo bemere uwawubambweho abafite imbabazi yewe nimureba umusaraba mwemere uwawubambweho hadufite imbabazi yababariye abana b'Isiraheli abambutse inyanja erega byari bikomeye yababariye Sawuli wari Pawulo erega byari bikomeye yababariye Pawulo wari Sawuli yica abana b'Imana dufite impamvu yo kuyishima nzahora nshimira Imana igihe cyose nimumfashe tuyihimba zimana nishimirwe nzahora nshimira Imana abemera gato bose bamenye kwiri kumwe natwe erega ntiri kure y'uwariwe wese ariko abatemera baheze mu gihirahiro nimurebe umusaraba mwemere uwawubambweho abafite imbabazi. Wow, bamwita Nzinzi Wanzigiye yabanje kwivuga mu buryo bw'ubuhanzi amaze kuduhereza utuntu turakonze maze gushimira Imana kandi gushimira Imana ni byiza nabyo turaza kubigarukaho muri iki kiganiro byo gushimira Imana ibyo gukizwa tujye dushima mu byiza no mu bibi nta bibi turi mu byiza kuki utashima Imana se okay ariko nagira ngo Yes Pepe TV uze kuduha akaririmbo natwe karimo izina ryacu Yes Pepe ariko se Mana urashaka akaririmbo k'ikirimba se Yes Pepe TV show niko ariko noneho benshi mufite amatsiko kumenya ese Nzinzi Wanzigiye ni muntu iki nicyo gice tugiye gutangiriraho Nzinzi Wanzigiye ndagira ngo wenda buri umuntu abari mugari kuko ugiye kwivuga n'iminsi 3 ishobora gushira ariko wenda mu ncamake Nzinzi Wanzigiye ni muntu ki Urakoze cyane mazina yanjye nitwa Nzigiye Lambert abandi mwene Nzigiye nyene ni umundi urumva hanyuma nk'abandi umuhanzi nyarwanda ndi umunyarwanda ukomoka mu karere ka Nyanza sibyo ariko ndi umunyarwanda pe ubwo ndi Kigali noneho ndimo ndataramira abantu mu ndirimbo z'ubukwe kwishima mbese ikirori cyari cyo cyose muri yamvugo mba mpari cyane kugira ngo dutaramane kandi ibintu bikagenda neza nubwo buryo rero jewe ndi muri Yes Pepe tugiye gutaramana nyine Nzinzi Wanzigiye uravuze uti urumanza ariko wenda tugaruke bisa nk'ari ku buzima bwawe bwite Nzinzi Wanzigiye ni ingaragu ingaramakirambere niko bajya bavuga cyane ntabwo ndi ingaramakirambere umusaza mfite abahungu batatu mfite abahungu batatu rwose urumva ko ndi umusaza ndi umuntu mukuru muri make nahoranyije urumva se ntafite abana ndi umusaza ntago ndi ingaragu cyangwa se ingaramakirambere ni wa wundi baba waragumiriwe nyine ahantu kuryo kwaje ntacyo bimubwiye okay so Nzinzi yes wenda akakanya hari abantu bari kureba wambaye rinete bashobora kuvuga bati kubera ukuntu wambaye neza bashobora kuvuga bati se Nzinzi ni still ni umusaza wikundira kwambara marinete bashobora kuba wenda batazi impamvu ibyo wenda nabyo ngira ngo twabigarukaho kugira ngo abantu bamenye Nzinzi neza urakoze cyane ubwo n'amatsiko mbese ugize ngira ngo ndi imbere ya kamera bari kureba ino nkoni
amarinete rero ntabwo ari ay'amaso se n'umurimbo, igihe mfite ubumuga bwo kutabona nayo gukinga mu maso gusa, ngira amaso yanjye dere ni inkoni, niyo maso yanjye, ariko ni uburwayi ntavukanye, wenda mbisobanure, ni uburwayi ntavukanye, mu buhinja bwanjye ntabwo hagaragaraga, ahubwo ngeze mu myaka 6 niho ikibazo cyatangiye kuza, ariko kitakomeye cyane ndagikurana, ariko ngeze aho nza kujya mu baganga bambwira ko n'ubundi ari uburwayi butavurwa, bugenda bukura bukazageza aho bihwaniramo, niko byagenze rero. Kwihangana. So uvuze ko atari uburwayi wigeze uvukana, ahubwo bwaje mu gihe wari ukiri muto. Muri icyo gihe nibwo watangiye kwiga ibintu by'umuziki, bwaje kugufata waramenye ibintu by'umuziki, byagenze gute? Nyine urabizi ko mu kinyarwanda bavuga ngo iyo byanze mu mashyi ujya mu mudiho. Ubwo urumva agiye umwuga wanjye narize ibintu byo artiste, gushushanya, kubaza, kubumba, ubugeni mbese muri rusange. Nari narize ibintu by'ubugeni, ariko bigeze igihe nyine amaso yanjye apfuye ndabireka nigira mu muziki. Ubu ndimo ndiga umuziki. Wari artiste? Yes, je nize ibintu by'ubugeni. Ni nakurebaga nka gushushanya, nkaba nakubumba se cyangwa kubaza mu giti. Uri kumva ngira ngo ibyo ni ibintu nakoraga cyane, ku mazu, ku mamodoka, ku myenda. Hari ibishushanyo wakoze abantu wenda ufite nko mu rugo cyangwa hehe, ku buryo umuntu yabibona akibuka nzinzi akireba cyane? No muri mize birahari. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, no mu Budage birahari, mu za ntara za Rena ni Palatinana. Igihe nakoraga ibintu bikamamara bikagera kure, ariko nk'ubu mu Rwanda ugeze ku bigo by'ababikira, abene bikira, usanga ayo mashusho yanjye basa yanjye n'amashusho ya Yezu, na Bikira Mariya nagiye ngishushanya ku makiriziya anyuranye. Nk'Ikabwayo uhageze n'ubu iracyahari, ngira ngo urebye no kuri sitasiyo yanjye iyo shusho iriho. Yezu rwose ndaza kuyiguha uzayereka abantu mwanya turi kumwe. Niyo ya nyuma mperukiraho gushushanya, iyo y'Ikabwayo ya Yezu nyirimo. So wahise uvuga uti mpuye n'ibyago singishoboye kureba, reka nigire mu muziki. Ese umuziki imbere nabwo warawukundaga wenda ukora, cyangwa wenda wahise ni kwa kundi bavuga ngo nyine ubure amashyi harya ngo hehe na cyangwa ngo amashyi mu mudiho, ikinyarwanda nk'icyo ngiye ntabwo ndi inzobere cyane. Gomba kukiga nacyo ukimenya, urumva ntago wabisanisha ngo uburi mu byize muko ntako batageze hoya. Nyine ahubwo iyo byanze mu mashyi ujya mu mudiho, sibyo? Ni impano y'Abanyarwanda bose. Umunyarwanda iyo ibintu bimwe byanze arahindura agakora ibindi, yaba ureba cyangwa se utareba. Iyo mpano burya iba muri buri Munyarwanda, kiretse iyo ukonjanya nyine ukayipfukirana. Ariko nabonye byanze gushushanya bitagikunda, kandi ntabona hari bukomeze kwangiza ibintu abantu urumva baga bamfite icyizere, ndavuga ko mitambisezerana ndabihagarika. Abana nagiye ntoza nibo bari kubikora, ari ubwo mitamo rero kwigira mu muziki, nerekanye ndirimbira abantu, kuko wigeze kubimbazaho kera nkiri muto nakundaga kubyina, ariko nkanasubiramo indirimbo nyine zabaga zigezweho icyo gihe. Urumva rero kandi abantu bakambwira ko mbikora neza, navuze rero kambikore ubwo nk'umwuga, ibintu ndebe ko byantunga. Ni muri ubwo buryo rero mbonye ndi gutarama, ni muri ubwo buryo mbona ku maradiyo cyangwa amateleviziyo, nabigize umwuga. Nahise mvuga nti reka bariho nshyira umutima wanjye n'amaboko byose. Okay. So indirimbo akantu ka Rocky ngira ngo ngiye niko nanakumenyeyeho ka trendinze uri kuririmba Rocky, cyangwa nimba byanagukundira wakadusubiriramo kara kantu ka Rocky kakaducurangira. Ndabikunda cyane uko Rocky ndamukunda, ni umusaza nemera, gusa sinzi uko asora mu pepure rwose nawe. Ubwo uba wimagine ko Rocky yabameze gute? Ugiye mufita nk'umuntu muremure cyane, urumva ushobora kuba afite nk'amatama manini, umva n'ubukuntu ijwi rye riturika. Bari ahantu hakomeye cyane. Bawon ndashaka nyine uzamwitegeza umunsobanurire nawe nkuko asobanura amafilime. Bari muremure byo ni muremure, amatama yose gusa ntago ari manini. Umusaza nemera.
rukomere impamagazi yari inyamatsi yarwanga guhunga yigabije abaragiye impeta nkuru zivugiye mu rugerero wehe Kimomo we genda Kimomo uratwitse icyo ngukundiye uri umuntu umugabo mu muco w'abanyarwanda kirazira kwigunga turi kumwe n'abapampe turi kumwe n'abasaza Kimomo we genda Kimomo uratwitse icyo ngukundiye uri umuntu umugabo. Kimomo mwahuye gute kugira ngo aka kantu nakamukorere gatrending kuri umuntu umunyabirori wese wamumenye atari uko ari mu bintu bya showbiz twahuriye hano muri hoteli nyine abantu barambwira turi kumwe n'umustar mpita muririmbira yes yahitaga bizamuka gutyo. Nyuma yaho yifuje kongera kukuvugisha akakubwira ati kari akantu kari sawa nta kiba cyane rwose nuko gusa namuburiye irenge simba nayobewe ahantu aba ariko rwose ni umusaza nemera ku buryo yari nanyemereye kuzankorera indirimbo nuko ntaramenya ahantu aba hariho muzamushake. Ndabizi ari kutureba ubwo azashaka uburyo mubonana akazi kaba kabaye kenshi wowe se kuboneka kugira ngo ufatishe n'ubizi ukuntu byagoye uko ubuzima nyine bumeze. Yes. Ubu ngubu wibereye muri kariyeri yawe y'umuziki gucuranga mu makwe mu bitaramo ariko ufite n'indirimbo zawe nzinzi umaze gukora indirimbo zingana? Mfite indirimbo nyinshi maze kwandikisha muri RDB izanditse zemewe n'amategeko 36 album ebyiri rwose zirengaho indirimbo 36. Album ya mbere nayise umuco wacu ari nayo iriya style narimbyemo Kimomo buriya ni indirimbo yitwa umuco wacu nahise nkubitsamo Kimomo abantu barayikunda ariko ni nayo nakiriza abashyitsi ni indirimbo nakiriza abashyitsi mu misango y'ubukwe cyangwa se mu birori ibyo ari byo byose wantumiyemo yari gira bwakira abashyitsi nuko migenza yitwa umuco wacu bashobora no kwisacinga kuri YouTube channel Nzinzi wanzigiye umuco wacu iriho cyane. So Nzinzi ugarutse ku kintu cyitwa umuco wenda ndaza kugaruka kuri aka kantu nikaze kuza kugukomeretsa kuko mbaje kwisegura kuko wenda hari nabandi muhuje ikibazo nabo baterwa ishema no kuba umuntu nkawe ugeze ahangaha kuko tuzi nabani yo Bosco nabo kandi babahanzi bakomeye bamwita music machine ijwi ryawe naryo nawe warishidikanyaho. So ubwo uheruka kureba ngira ngo uraza kutubwira umwaka u Rwanda warubonaga gute ubwo ubu ngubu wahuye n'icyo kibazo urwumva gute urwimagina gute noneho ndaza kuza ku kindi kibazo nze kiza kubihuza n'umuco naho ugira iki tubwira? Aho ngaho subwo ndumva ushyizemo nyine wabanje kwisegura ngo nibigukomeretsa ntabwo njya nterwa ishavu nuko mvuze wenda mfite indirimbo nshya yitwa ivuga nyine ku mateka yanjye ntabwo ntinya kubivuga wagomba gusa reka mbikubwire neza ibyo mu Rwanda ibintu byinshi ndabizi ntabwo maze imyaka myinshi nukuvuga ngo byibuze ntangiye kubura amashusho ya buri kintu cyose natangiye guhuma hashize imyaka 9 muri za 2016 ariko ndeba ibikezi iki ariko ibintu ntazi ahubwo reka ngo ibyo ntazi muri kino Kigali arena sinyizi stade amahoro bari kuvugurura sinyizi ariko ya mbere ndayizi yes convention ntago nyizi ariko mu mujyi ndahazi kwa Rubangura ndahazi ira nyubako ira house gari ntago nyizi ni ibintu ntago ari ibintu byinshi cyane ibindi nazi ni imihanda kuko yemeruka hari imihanda myinshi ngiramo ariko nkabanyiza ari ibitaka ubu rero uko ndumva nta nubwo rukubrumva gusa genda rusacinga uko ndarugenda nta nyubako cyangwa nta hoteli iri mu kino gihugu ntarageraho ngikoze imitwe y'ino cyanye nyinjiremo bampa makuru ariko nanayigezemo ibintu bimeze neza cyane kubera ko nigeze no kureba mfite amashusho meza yo muri icyo urumva nko muri za 2017 2019 nazaga gucuranga mu makwe i Kigali nabaga ndimo ahantu henshi mpajya nkahita mpamenye nubundi n'umutaramye Nzinzi wanzigiye tukiri kumwe hano kuri SPP TV. Nzinzi twari turi kugana ku bintu bijyanye n'umuco ariko nubundi byerekeye ku ndirimbo wagiye ukora hari indirimbo wambwiye ngo wakoze ijyanye n'amateka yawe indirimbo nshaka kwituririmbira. Yes indirimbo yitwa ubuzima nayikoze nkimara nyine gupfa amaso
ubu ni ubuzima ni icumbi ry'igihe gito, inzira ntibwira umugenzi, iyaba inzira ihabwiraga umugenzi, simba mbaye ihumura ubuzima, naraye amajoro munani ntekereza iby'ubuzima, nkareba imbere n'inyuma iburyo n'ibumoso, nkabona ubuzima ari urugendo, ubuzima niko bwubatse, nasanze ubuzima bw'umuntu bumeze nk'icumbi, ni nk'icumbi ucumbika ejo ugataha, ni nk'uburabyo izuba riva bukuma, ni nk'umuyaga uhuhera ukagenda, ni nk'urwego wurira ejo ukamanuka, ubuzima niko bwubatse. uyu munsi uba uri mu kiriyo, ejo ugasanga uri mu kirori, uyu munsi uba uri mu kimoteri, ejo ugasanga wicaye muri hoteli, ubuzima niko bwubatse. niba wari ufite ababyeyi mu bihe bibi ukababura, iki si igihe cyo kwiheba cyangwa se ngo uheranwe n'agahinda. niba wari ufite umukunzi imiryango ye ikabyitambikamo, iki si igihe cyo kwiheba cyangwa se ngo uheranwe n'agahinda. yego ibibazo bibaho ariko tugomba no kwihangana, mwirinde guheranwa n'agahinda, abafite ibibazo n'ukuri bizashira, mwirinde guheranwa n'agahinda, abafite ibibazo n'ukuri bizashira, mwirinde guheranwa n'agahinda, abafite ibibazo n'ukuri bizashira. hakuna mrefu yasiyokuwa na mwisho na bitagira iherezo, ubuzima niko bwubatse. Nzinzi, iyi ndirimbo wayanditse uri he? Nayanditse nyine maze nicaye mu nzu, nta maze gutangira nyine kukabakaba ntakireba, ni ubuzima, ariko ni hamwe n'icyizere ko uyu munsi ushobora kuba uri mu kurira, ejo ukaba uri mu guseka. niyo mpamvu gisoza mvuga nti akuna marefu yasiyokuwa na mwisho nta bitagira iherezo. Wow, so twigaruke ku muziki wawe noneho ongera udusogongeze ku ndirimbo ubu tugiye no umaze kuduhereza ubuzima. Yes, n'ubuzima iri kuri album yanjye yitwa y'umuco wacu. Ariko nanone zinibutsa abantu bari kutureba, abantu bari muri Aziya, bari muri Amerika, ndabizi ko abantu benshi badukurikira bari ku mugabane wa Amerika, bari ku mugabane w'Uburayi, n'abari mu Rwanda bagira ubukwe mu Rwanda, umutaramyi wagutaramira ubukwe bwe bukagenda neza ni Nzinzi none n'ukuntu muhamagara ni no mu rugo wishwe n'irungu akaza akagutaramira, nzibabwira izo services zose. Yes, urakoze cyane, yaba batisimu, yaba anniversaire, mbese ikintu cyose gituma umuntu ashaka ibyishimo, mfite ibihangano bishobora gutuma yishima. niyo yaba ari mu mubabaro, mfite indirimbo nyine zo kumukomeza mu bukwe cyane cyane. rero nk'indirimbo ngiye kubahaye yo kuri album yanjye yitwa umugore w'umutima. umugore w'umutima ni indirimbo nkoresha mu misango y'ubukwe muri dote mu gusaba. umugore w'umutima. ya tariki ngiyi irageze twiyemejeho kubana, n'umugisha w'Imana kubona umugore nkawe, n'umugisha w'Imana
ubona umugabo nkanjye kuki ntabyerura ngo mbibwire ababyeyi bisinyire mu rukiko uri umugore w'umutima uhaye umutima wanjye uri umugore w'umutima uhaye umutima wanjye erega urukundo ni nkuru yuzi uwo rushatse nukuri ruramusanga agasabwa n'ibyishimo n'impumuro y'urukundo agasabwa n'ibyishimo n'impumuro y'urukundo kuki ntabyerura ngo mbibwire ababyeyi bisinyire mu rukiko uri umugore w'umutima uhaye umutima wanjye umugore w'umutima YouTube channel yawe yitwa Nzinzi wanzigiye ikurikirwa na Come to me Come to me Je t'aime trop nalinge mingi wana Yes papa iyo nitegereje neza nkareba urukundo mbakunda iyo nitegereje neza nkareba urukundo dukundana ntekereza urugendo rurerure twagenze kuva mu buto bwacu twakomeje gukundana ariko urukundo ntirworoshye iyo lilelele rugukuriye ubuka rukagutanya nabiyo ukaguhuza na Nzinzi ariko urukundo ntirworoshye iyo lilelele lamule zamaladi mabe kundu gukunda kukukunda kona bandi ebilingala naye bimunoko ya lingala nalinge mingi wana yewe nimureke mbabwire ukuntu nakunze umwana maze nyoberwa amazina yose nayibaza abapepe ntibambwira amazina y'uwo nkunda disimbwira wambabariye ukambwira amazina yawe nkamenya amazina yawe maze nkajya guhamagara nkagira n'isheri shushu hani ndetse na my love I love you so much come to me I love you so much come to me I believe in you I like you I need you I love you so much come to me yo bayita come to me wanzigiye nayo wayibona yes iri kuri album y'umuco wacu ni nyinshi umuco wacu numvisheho come to me numvisheho indirimbo yitwa ubuzima umugore w'umutima ni iriho indirimbo zingahe album nyine imwe indirimbo 10 umuco wacu iriho indirimbo 10 ya kabiri iriho indirimbo 10 nayo ya kabiri nayo ni ntago abantu barayimenya cyane cyese wenda bareba televiziyo niho umugore w'umutima iri kuri album ya kabiri hariho Akarabo hariho Tereza hariho True Love umuco wacu umuganura bitewe bisangwa bitewe indirimbo nyinshi cyane urumva 36 ku turimbo twa kera hari akarimbo ufite kitwa Tereza ahita nibuka kandi karimbo ka kera kitwaga Tereza nta turimbo Tereza ziranyuranye nashakaga ngo kara ka kera urakibuka ngo kanyuriza abantu ntago nkazi neza ariko Tereza mwana nko abantu baragakunda cyane aha ndita ku bihangano byanye ariko reka Tereza ndumva nziho nk'ibitero bibiri Tereza mwana nkunda disiwe Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza hari mudusimba twishi hari mutunyoni twiza turirimba mu gitondo esa iyo nazaga iwanyu shengewe nzanywe no kugusura wamfataga neza cyane ukanganiriza neza mu
bituma ashaka kuhaguma. Oh, 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 oh. Iyo rero ni Tereza y'umuranzi. Narayikundaga Tereza yawe. Yes. Tereza bayinzinze. Iheno sinkubeshya rwose I miss you. Umutima urabizi wowe ntabwo ubizi. N'ubu ntabwo mbyumva ukuntu wagiye nkureba cyagereka aho uri jye birandenze. Tereza utuma nkonja iyo nkwibutse utuma nkonja. Ayiyoyoyo ayiyoyoyo ibuka nzinzi I know you miss me. Ibuka tugenana agatoki ku kandi agatoki ku kandi tugane naba ndi fresh cyangwa ndi bad sinakwibagirwa isego yawe. Tire da morning oh my love Tereza my love wakabaye uwanjye wakabaye uwanjye. Oh my love Tereza my love wakabaye uwanjye wakabaye uwanjye. Ni Tereza. Ntabwo nari nzi kuzi style zo muri ibi bihe. Muka utuma nkonja abana b'urubyiruko bagenda babimbwira babinyereye. Umuhungu wawe ni ujya guha imirongo. Nta mirongo ajya agora umuhungu wawe. Cyane cyane urumva nk'utuntu nk'utwo nk'izi style urumva ko ari izabubu. Hari urwajya kubwira ati papa ashyiramo uyu murongo bikore gutyo. Cyane hari nk'indirimbo rwose nkora akamfasha akavuga ati genza gutya akangora nyine uko bafite abakiri muto yumva nkajya kuyirangiza ashyizemo ibitekerezo bye nka bitatu. Nabonye ufite n'umuryango ukunda cyane wishimira n'umuryango wawe. Nk'iyi ndirimbo yampayemo amayide urumva yitwa ni indirimbo y'intwari. Gira neza wigende. Abantu babyumve neza iyi ndirimbo ni indirimbo ya nzinza ariko umuhungu we yamuhayemo ibitekerezo. Uriya muhungu afite imyaka ingenzi 18. Umuhungu ufite imyaka 18 banuzuza cyane bari kumwe. Gira neza wigendere gira neza wigendere iyo ugize neza wisanga imbere nshuti. Gira neza nyigendere gira neza wigendere. Kera habayeho umugabo ngagi wari utuye ingorogo yagiraga neza abaturanyi be bakamukunda. Yagiraga neza agakunda n'abatamwemera. Shyari riratera abaturanyi be baramuhinduka baramugerageza ngo bigaragare ko afite umugayo. Arabananira ati jye nzashira ingurugunzu nkerenganye nzashira ingurugunzu nkerenganye. Umwami Mutara Rudahigwa mu Rwanda yabaye intwari yagaragaje ubutwari acumuka. Iyo ndirimbo umuhungu wawe yaguhayemo ibitekerezo. Urumva ko ntabwo ariko turayirangiza neza. Urumva ko harongeze kansoba ngira ngo aho yagazaga katinga. Yego so nzinzi mu ndirimbo zawe ufite iz'amashusho zingahe? Mfite indirimbo mfite umugore w'umutima mfite akarabo mfite Tereza come to me true love satani. Ubuzima ntabwo ari wayikora video. Iriho amafoto iragaragara iriho ndi kumwe n'umuhungu wanjye ubuzima ariko ntabwo ari video nya video nakoze ku buryo bambona nyine gusa. Ariko irandirimbo ubuzima n'abantu bayumvishije raya ngo n'abantu muri comment iragaragara mu buzima kuri nzigiye bayise. Nzi none se abantu baramutse bagize icyo bakora indirimbo ubuzima tukayikorera video. Nge nicyo gitekerezo mfite. Kuko iyi ndirimbo irimo amasomo menshi. Iyi ndirimbo ifite abantu ifasha. Iyi ndirimbo ifite abantu bohora imitima. Cyane indirimbo rwose byaba ari byiza cyane. Ako kadusubiremo agace gato. Byaba ari igitekerezo. Abantu banayumve kubera ko abantu bari kudukurikira badufashe iyi ndirimbo ya nzinzi
tuyikorere video. Ntago nyirangiza ndaheramo hagati. Nta kibazo n'akantu gato n'ubundi kuko wari wayiririmba. Ubuzima 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 niko bubatse. If you don't know to write and to read, my friend, you must go to school. How do you think about your life? How will it be your life? I think that my life will be good. My life, your life will be good. Ubuzima, 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 ubuzima niko bubatse. Nasanze ubuzima bw'umuntu bumeze nk'icumbi, ni nk'icumbi, ni nk'icumbi ucumbika ejo ugataha. Ni nk'uburabyo izuba riva bukuma, ni nk'urwego wurira ejo ukamanuka. Uyu munsi uba uri mu kimoteri, ejo ugasanga wicaye muri hoteli. Uyu munsi uba urimo kurira, ejo ugasanga urimo guseka. Ubuzima, 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 ubuzima niko bwubatse. Ati ubuzima niko bwubatse. My life, your life will be good. Nuko ntaramenya icyongereza neza. Oya ni na sawa. Nyimenye. Urumva ko nese ko atari ururimi rwavukiyemo n'ubundi niko bimeze. Bashaka kuvuga bacyuba amagira ngo nyine abantu banasekemo. Siri aterese ntabwo ujya mu. Ariko icyiza cyari no muri indirimbo impamvu ngena nayiko ni indirimbo nziza, ni indirimbo ifite melody, ariko ni indirimbo wakoze kuri true story, kubw'ibyakubayeho umaze guhura n'ikibazo cyo kutabona. Uravuga ati ubuzima ni nk'urugendo. Uyu munsi uraseka, ejo ukarira. Uyu munsi waba uri kurira, ejo ugaseka. Nzinze wanzigiye abantu bakwifuza kubataramira, abantu bakwifuza ko wagenda mu rugo ukabafasha gususuruka, dore ko ari nako kazi kawe ka buri munsi, dore ko nyuma wari umushushanyi mwiza wabitubwiye. Ibi amashusho wagiye ushushanya portrait, portrait harari hanze, hari amasitati ari mu Rwanda. Ariko ubu ngubu wihebeye umuziki kandi ugutuze, kandi n'abantu tugomba gufasha. Ni hehe umuntu yagukura n'ibinoroha nimba Nzinzi hahereza abantu nimero bagukuraho kugira ngo ujye ubataramira. Urakoze cyane. Nimero yanjye ni 81 170 760. Ariko ntuzimbarize gutyo gusa, nta utazanazishyiraho. Kuzivuga ni kimwe no kuzishyiraho abankunze bakazibona ni ikintu. Hari abajya bambeshya ntibazishyireho. Nimero zanjye ni 81 170 078 170 7600. Kuri tubicaro ni Nzinzi wanzigiye. Iyo nimero rero ni nayo nkoresha kuri WhatsApp. Ibindi sindamenya kubikoresha by'Instagram na Facebook. Kunyambona abahungu banje babikora ariko ibyo ntago ndamenya kubikoresha. Ariko uzabyiga ari ukuntu babyiga. Kubyiga sinavuye ko nyiga. Bizakunda. So akaririmbo kanyuma ko kuduherekeza n'ubundi duseze. Yes. Ni wa muco wacu rero njya ninjirizamwe abashyitsi. Ari naho karirimbo abantu bakunze naririmbyemo na rock ikimomo. Kuri tubicano yanjye wandika umuco wacu by Nzinzi. Rukomera impamagazi yari inyamatsi yarwanga guhunga yigabije baragimeta nkuru zivugiye mu rugero we. Yemwe we abagiye inama Imana irabasanga. Dufite umugisha tuboge abashyitsi beza. Yemwe abashyitsi mudusuye tubakiranye urugwiro, tubakiranye urusango, nimusanganirwe n'ibyishimo. Yemwe we abagiye inama Imana irabasanga. Dufite umugisha tuboge abashyitsi beza. Ndagira ntuwanga uwabo ntuzamugana, ukunda baboge nzamugana. Uwanga umuhungu nakagira umuntu, uwanga umukobwa nako mukosha, uwanga u Rwanda we mumureka zibonera akanya. Yemwe we yehe
uyu muco wacu ntuzigera ucuyuka mbere uti ruziga umugabo rwanzunga runihura yitwaza ruzindaza yagikeneye ibirori ku ijuru ry'imparwa n'ubukombe bw'inyamibwa ubwo bene rutarabana bari bagitonganira imbibe yona imbagare mu bukombe bwa yemwe we bashyitsi beza mushirimumu uyu muco wacu ntuzigera ucuyuka iyo ni inkumburwa y'ikirenga yaratambutse abayikundira ingendo u Rwanda bayibera bayita Rwanamiza n'izira babere mazirangwa n'amarebe yameze n'amariza y'inyamba kw'intore mbadoga rwanga ko rwabira yemwe we bashyitsi beza mushirimumu uyu muco wacu ntuzigera ucuyuka twari tubakumbuye iyi tariki ya none izababera urwibutso yemwe we bashyitsi beza mushirimumu uyu muco wacu ntuzigera ucuyuka irebera u Rwanda ni rwiza Rwanda nziza uraberewe n'impamo ibikubereye byo ni byinshi ufite amashyamba atanga umwuka mwiza inzuzi nyinshi ibiyaga byiza amariba meza amwe aryohera inyamba ufite ibyanya byinshi nyaburanga bigutatse Rwanda we hebera u Rwanda ni rwiza Rwanda nziza uraberewe n'impamo Banyarwanda mukunda u Rwanda bigota amasimbi tubakumbuje umuco wacu cyane mugira amahoro Abanyarwanda dufite umuco w'urugwiro uyu muco wacu ntuzigera ucuyuka uyu muco wacu ntugacuyuke kirazira kwakira abashyitsi byari mu muco nyarwanda kandi tubikomeze tubakiranye urugwiro tubakiranye urusango musanganirwe n'ibyishimo yemwe we abagiye inama Imana irabasanga dufite umugisha tubonye abashyitsi beza ndi muto sintozwe ibinda bitoteza nka bitarati rya kanisa zizatoro batenya batazi kwiga basiganuza twesheje mego nipfizi itabifite ndi nkumburwa y'ikirenga nitwa Nzinzi wanzigiye ni nkumburwa y'ikirenga yitwa Nzinzi wanzigiye dusoza ijambo rimwe ku bakunzi bawe n'abafana bawe murakoze cyane SPP ndashimira SPP nk'ikinyamakuru cyantumiye kugira ngo nyine abantu bamenye abazankunda rero yesi bazasacinge Nzinzi wanzigiye n'ubundi na nimero nimuyishyiraho bazampamagara kandi bashimire cyane pe abakunda ibihangano byanjye murakoze cyane arakoze cyane yitwa Nzinzi wanzigiye nimero ze mwazumvishe turagerageza n'uburyo tuzishyiraho ngaho hasi haba ku kintu twari twavuzeho cy'indirimbo yitwa ubuzima umuntu wese yandimba yakoze ku mutima umuntu wese wumva ko hari icyo twakora kuri indirimbo Nzinzi yanzigiye ku buryo indirimbo yajya mu buryo bw'amashusho kuko ni indirimbo ifasha abantu benshi bafite ibibazo bye bitandukanye cyangwa se abandi bumva ko ubuzima buhinduka isaha ku yindi so ubwo rero n'ubundi nimero yacu nayo murayibona aho ngaho mwatwandikira ariko niya Nzinzi wanzigiye nayo iri aho ngaho reka tumushimire SPP TV n'ubundi nakagaruka nitwa Sebo Rexon. Bye.